Mbahaye ikaze, mbahaye ikaze ku kiribwa cya avoka. Ese nshuti bavandimwe muzi akamaro ka avoka? Mutege amatwi tuganire ku kiribwa cya avoka. Ese muzi yuko buri muntu wese ku isi uhari ku ifunguro rye akunze kubaho avoka? Avoka se wayivuka yingana iki? Avoka ni ikiribwa cya buri umwe wese ku isi, buri muntu wese yifuza kurya avoka kubera yuko azi ibiba muri avoka. Avoka ni ikiribwa kinogera amaso ukireba wese, avoka ni ikiribwa iyo ubonye urubuto rwayo rurakunezeza, iyo ubonye uruti rwa avoka ruragushimisha kubera imiterere y'igiti cya avoka. Avoka tuzi ibyayo? Tega amatwi tukubwire. Igiti cya avoka ni igiti kiba gifite amababi atoshye, amababi y'icyatsi, ibibabi byoroheye cyane, ibibabi bitabasha gufata amazi, ibabi riba rimeze neza cyane mu buzima busanzwe, akaba ari ibabi riba rishimishije. Avoka amatungo arayikunda cyane, noneho byagera ku ntama cyangwa se ihene cyangwa inka igashya itanditse. Ese wari uzi ko avoka abantu nabo ibashimisha? Avoka ku biribwa by'umuntu, haba ibirayi, haba ifunguro iryo ari ryo ryose, avoka urayikoresha. Avoka ni urubuto runezeza umuntu uwo ari we wese, noneho rukaba rurimo vitamine ituma uruhu rw'umuntu rumererwa neza. Avoka uyikunda wese agomba kugira uburambe. Avoka ituma umuntu agira uruhu rwiza cyane, uruhu rumeze neza, uruhu rutoshye, uruhu runogeye amaso, ese ukurebye wese akumva yifuje kumera nkawe. Avoka ivamo ibintu bitandukanye, hari amavuta yo kwisiga, avoka ivamo ibintu bitandukanye, hakavamo ibibuto byayo bikavura indwara zitandukanye bitewe n'ibyo umuntu arwaye, cyangwa se bikaba byaba ngombwa ko wabyifashisha no kuvura amatungo, urugero nk'inkoko, ukagenda ubikoresha mu nkoko zawe zagize ikibazo cy'uburwayi. Tuzajya tubasobanurira uburyo avoka ari igiti gifitiye akamaro abanyarwanda ndetse n'abandi batari abanyarwanda hirya no hino ku isi bazi akamaro ka avoka. Avoka ni ikiribwa kiba gishimishije, avoka ifite kugira uburambe kuva hagati y'imyaka 10, kuva hagati y'umwaka umwe kugeza ku myaka 50, avoka ikisarura. Avoka isarurwa inshuro zirenze imwe mu mwaka, nibura avoka inshuro nkeya ugomba kuyisoromamo ni inshuro zitari munsi y'inshuro 3. Avoka ni igiti cyaguteza imbere mu buzima bwawe, kiba cyagufasha kurihara abana amashuri, nawe ubwawe kiba cyagufasha uburyo wakwiteza imbere ku muryango wawe ndetse nawe ubwawe ukiteza imbere. Avoka ishimisha buri muntu wese uyibonye akayitangarira bitewe n'uko abona ubwiza bwayo buba bufite, by'umwihariko urebye ku mababi yayo uburyo aba ameze neza cyane, bigashimisha umuntu wese uyibonye. Avoka igira uruti rwiza cyane, uruti rukomeye, uruti ruba rufite umubyimba munini, uruti ruba rufite umubyimba uhagije ubyibushye. Avoka ni ikiribwa gikunzwe cyane hagati y'abantu bose, uburyo bakishimiye bakireba, kiba ari igiti kibashimishije bose uko bimeze kose. Avoka buri funguro ryose umuntu wese waba mu Rwanda haba hehe agomba gushyiraho avoka ari ikiribwa kiryoshye cyane, ukeneye kugira ngo aje arya indyo yuzuye, aje atera igiti cya avoka iwe, haba ku irembo, haba mu mfuruka, haba mu rugo, haba mu murima, azabigiriramo amahirwe abona akamaro ka avoka. Gutera mu murima wawe ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukutagira avoka mu rugo iwawe.
Avoka ni nziza cyane, avoka irashimisha, avoka itera ubwuzu nk'uko twabibabwiye kare, avoka havamo imiti itandukanye, haba ku bantu, haba ku nyamaswa, hose avoka ni ikintu kibashimisha. Avoka ibibuto byayo ugomba kubigaburira amatungo, ibibuto byayo ugomba kubigaburira amatungo magufi ndetse n'amaremare, haba inka zikunda avoka, ibibabi byayo, ibibuto byazo, avoka. Ibibuto byayo nabyo bitunga inkoko, ukazikoreramo umuti, ndetse bikaba na ngombwa ko wabivanga no mu biribwa by'inkoko zikabirya zikabasha kuzitunga. Avoka twese tuyikunde, ndashishikariza buri munyarwanda wese aho ari hose kugira ngo atere avoka, niba ashaka kugira ngo amenye akamaro ka avoka azatwegere aduhamagare kuri nimero yacu 0788424602 kugira ngo tumurangire imbuto za avoka aho yazikura, kugira ngo agire ubuzima bwiza igihe cyose akeneye kurya avoka. Turabashimiye cyane, mukomeze kwizihirwa mukunda gutera igiti cya avoka. Avoka ni ikiribwa cyahogoje amahanga yose. Avoka ikomeje gushimisha buri muntu wese ukomeje kuyibona, kuko twabibabwiye rero avoka ifite gusarurwa hagati y'imyaka 1 n'imyaka 50. Avoka igiti kimwe kuva kimaze guterwa, nyuma y'imyaka hagati y'umwaka 1 n'imyaka 3 urusarura. Avoka uko igiye ikura, ikiribwa kigenda kinogera buri muntu wese ukibonye kikamushimisha. Avoka igira urubuto rwiza rushimishije, urubuto rwiza rufite amabengeza. Avoka buri muntu wese uyibonye unayiriye yumva ayishimiye. Avoka icyiza cyayo uko igenda ikura, igenda izamura uruti rwayo rukagenda ruba rurerure, rukagenda rukura rugaragaza ubwiza nyaburanga, rugaragaza icyiza cya avoka ni igiti gishimisha buri muntu wese ugifite. Iyo ugeze mu murima wawe ufite avoka, urayireba ukumva urishimye. Avoka uko igiye ikura buri mwaka, igenda yongera ubwiza bw'ibibabi byabyo, ikagenda ikuza uruti rwayo, ikwereka yuko ari igiti cyiza cyane utahombye mu kugitera. Abanyarwanda benshi kuva kera kugeza na n'ubu ngubu bateraga igiti cya avoka. Na n'ubu ngubu mu muco nyarwanda aracyari igiti gishimisha buri muntu wese, kikanyura buri muntu wese, kugira ngo gikomeze kimuteze imbere nk'uko twabivuze kare. Avoka ni igiti kinogeye buri muntu wese. Avoka ni igiti gishimisha buri muntu wese. Nagira nkubwire ko avoka uyiteye mu murima wawe ntabwo uba uhombye. Avoka ni igiti imvura idapfa kwisukira uko ibonye kose. Avoka ni igiti utera nk'ibindi byose, ukaba wagifumbirira, ukaba wagikorera neza kugira ngo gikomeze cyere neza. Avoka inyura buri muntu wese uyiteye, uwo ari we wese wifuje kugira ngo atere imbere agomba gutera igiti cya avoka. Ni igiti kiryohera cyane buri muntu wese uko abyifuje, akareba uburyo kiba kimeze kiramushimisha. Inshuti bakunzi b'u Rwanda TV1, mukomeze mudukorere subscribe, mudukorere share ndetse na comment, kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kubagezaho ibintu byose binyuze amaso, bituma buri muntu wese agira ubuzima bwiza. Tubagezaho bimwe na bimwe byatuma abakinnyi ba siporo, abakinnyi biruka ku maguru, tubabwire indyo nziza yatuma bagira ubuzima buzima, butuma bakomeza gutera imbere muri siporo yabo, kugira ngo buri muntu wese akomeze kugira ubuzima bwiza butuma anogera abantu bamureba, haba mu kibuga, haba mu kwiruka, haba mu gukina umupira w'amaguru. Avoka rero dukomeze tuyikunde,
abakeneye gukomeza kuko twabibabwiye kare kugira ngo tubafashe bamenye agaciro ka avoka, aho ibiti bya avoka byaboneka aho ari hose mwakajyana n'abagoronome ndetse mugakomeza nk'uko twabibabwiye mugaterefona kuri 0783426002 kugira ngo ikiribwa cya avoka kibagereho. Mudukandire subscribe, mukore share na comment kugira ngo iki kiganiro kigiye kuri buri umwe wese ukeneye kugira ngo agire ubuzima buzira umuze, kubera iki cyigisho cya avoka, akamaro ka avoka, ibyiza bya avoka, nuko avoka izakomeza kuja itugirira ubuzima buzira umuze. Murakoze cyane, turabakunda, bye bye. Twababwiye uburyo avoka ari ikiribwa ku matungo, ku bantu, ku nyamaswa zitandukanye, amatungo yo mu rugo twababwiye nk'inkoko, twababwiye nk'inka. Buriya rero kuko mubibona ariya mababi ya avoka ni amababi umuntu atema ukayasarura neza, yayandi yarenzwe ushobora kuyaha itungo akaritunga. By'umwihariko n'indwara zimwe avura nk'inzoka z'amatungo nk'ihene, inka n'intama. Iyo itungo ryawe ryarwaye ukariha avoka, ibibabi byabyo birayakiza. No ku bibuto byayo uragenda ugafata ikibuto cya avoka, bikaba umuti ukomeye cyane ku matungo. Uragenda ugafata ibivoka ku matungo nk'ihene, intama n'inka, ukakimenamo kabiri. Wamara kukimenamo kabiri ukagiha itungo uko cyakabaye, itungo riragenda rikakirya rikizihirwa. Avoka, iyo ugiye ugafata avoka, ugafata ikirundu cyayo cy'avoka, ukagenda ukagisya neza, ugiha inkoko. Inkoko nabyo ibyo ni ifunguro irya, ikabasha kubyibuha, ikava aho yari iri ikagera mu yindi ntera. Avoka ni ikiribwa nk'uko twabibabwiye. Rero buri muntu wese azakomeza kucyitaho, nabonamo umusaruro bizamushimisha, abone yuko ikiribwa cya avoka ari ikiribwa cyiza. Avoka tujye tuyikunda, tuyihinge ahantu bagombye gushyira ibintu bitagira akamaro. Tugomba kuhashyira avoka kugira ngo avoka ikomeze iduteze imbere. Avoka ni ikiribwa cyiza cyane kandi giteye amabengeza. Avoka dukomeze tuyiharanire kugira ngo tuyitere, buri muntu wese ibashe kumuteza imbere. Avoka igiti gishimishije. Avoka akaba ari uruti ruturuka hasi, ari uruti rutoya, uko ugiye urazamuka akaba ari igiti kigenda kiba kinini cyane. Avoka ni igiti kibera buri muntu wese. Avoka nk'uko twabibabwiye igira indabo ntoya cyane ziba zimeze nk'udusagi. Indabo zayo zigenda zikura uko avoka yagenewe mu kubangurirwa. Avoka ese mwari muzi yuko nayo bayibangurira? Avoka iyo ugiye kuyibangurira ufata urwembe ugakata, wamara gukata hagati hejuru ku mutwe ugakatamo kabiri ushinze urwembe. Wamara gushinga urwembe, avoka ugahita ucomekamo umutwe nawe wasongoye, warangiza ukazirikaho akantu k'agasashi, ukajya umaze gufunika akantu k'agasashi, ukajya uyifunika n'isashi kugira ngo hatajya hahura n'amazi. Uko iminsi igiye irazamuka, nk'uko twabibabwiye, uruti rwa avoka rugenda rukura bitewe n'ingano yarwo uko igenda ikura. Avoka ni igiti gishimishije buri muntu wese uko nabibabwiye. Kurikire akamaro ka avoka kugira ngo buri muntu wese aje atera igiti cya avoka.
iwe mu rugo kugira ngo avoka ikomeze kutugirira ubuzima bwiza. Avoka ni nziza cyane, avoka ishimisha buri wese uko ayibona. Avoka ifite kugira uko nabibabwiye kare, ya myaka kuva ku bihumbi kugeza ku myaka 50 umuntu afite gusaruramo mu mwaka voka muri avoka imwe ibihumbi nka 3. Iyo nizo voka nkeya kuri voka yeze nabi. Avoka tuyikunde, dukomeze dukurikirane uburyo avoka n'akamaro kayo n'ibintu byayo byose bitandukanye, turebe akamaro ka avoka. Avoka ni igiti gikunzwe, ni igiti gishimishije, ni igiti kiryoheye buri muntu wese, kuko haba umwana haba umukuru bose bakunda igiti cya avoka.